NGBF, tunasonga mbele, haturudi nyuma. NGBF, pamoja naye Mungu tunasonga mbele. Neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Wachungaji na walei, neno letu lugha yetu ni moja daima. Vijana tusonge mbele, neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Sauti moja ilete watu kwa Yesu, sauti moja ni utume kwa wote. Tuipaze sauti yetu kama tarumbeta, sauti moja ni utume kwa wote. Sauti moja ilete watu kwa Yesu, sauti moja ni utume kwa wote. Tuipaze sauti yetu kama tarumbeta, sauti moja ni utume kwa wote. Wachungaji na walei, sauti moja. Waimbaji, washiriki, sauti moja. Wachungaji na walei, sauti moja. Waimbaji, washiriki, sauti moja. Tuiambie dunia, Yesu anakuja tena. Tuiambie dunia, Yesu anakuja tena. Tukawahubiri, tukawabatize, ni utume kwa wote. 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 Neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Wachungaji na walei, neno letu lugha yetu ni moja daima. Vijana tusonge mbele, neno letu ni moja, lugha yetu ni moja daima. Nanone ndakuramukije inshuti nkunda cyane, muvandimwe duhuriye kuri uru rubuga handitswe ngo TV Official. Nkuko twabibamenyesheje, tugiye kujya tubakurikiranira umunsi ku wundi ibijyanye n'iyi gahunda y'ivuna ry'ubutumwa buheruka
rizaba muri 2027 ariryo ryiswe One Voice 2027 kugira ngo tuzabashe kubyinjiramo twiteguye twese kandi duhuje umutima ndetse duhuriye ku gikorwa kimwe. Ukanye tugiye kumva umwe mu bayobozi bacu ngo atugezeho ibijyanye n'iyi gahunda y'ivugabutumwa yimirije. Ni ibiki muri mu guteganya? One Voice 2027 nihamagara kuri buri wese mu bagize ubumwe bw'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi mu gusakaza ibyiringiro no kugira Yesu icyarimwe. Twakwibaza ukuntu buri mwizera, buri muryango, buri ministeri ibigizemo uruhare ubwo baba badahuje ijambo bavuga ariko bahuje ubutumwa batanga. Kandi inzozi zacu ni uko twabashyira Yesu nk'umukiza na Yesu nk'ibyiringiro byacu. Vuga ukuri Pastor Kora, ibibaza imbaraga z'ibyo bihe. Miliyoni z'amajwi mu ndimi zose, mu moko yose, bose bahamya Kristo. Ibyahishwe 14:6 nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo bubwira abari mu isi yose bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ibi nibyo One Voice 27 ivuze. Ibi nibyo bidutera umunezero. Muri Nzeri 2027 buri gitangazamakuru byose bya Kidivantiste, buri torero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, buri mwizera wese wo mu isi basakaza ubutumwa bw'abamarayika batatu icyarimwe. Umwizera wo muri Brazil, itorero ryo muri Kenya n'itsinda ryo muri Mongolia, amajwi menshi n'uburyo butandukanye bwo gusanga abantu, ariko umuryango umwe uvuga ijwi rimwe y'ibyiringiro. Nureba hirya no hino ku isi buri wese akeneye ibyiringiro, buri wese akeneye Yesu, kandi turi itorero ryuzuwe n'ibyiringiro byo kugaruka k'umukiza. Kandi ni inshingano zacu kubagezaho ibi byiringiro kuko ibi byiringiro bitangirira aha. Noneho tugiye kuganira ku buryo Imana irimo guhuza ibi bikorwa na Jimmy Howard. Ni gute Uwiteka bikora? Karibu Jimmy Howard. Ibi bishoboka bite? Byatangiye ari igiterane cy'amasengesho n'ibiganiraho. Abantu bacu bavugaga bati byamera bite yaba twese twakoreraga hamwe. Ijwi ry'ibyiringiro yari isanzwe yarateguye iki gikorwa kivuga butumwa ku isi yose mu itangazamakuru muri 2027, bityo tukaba abakozi muri icyo gikorwa. Rero iyi ntabwo ari porogaramu mashya twashyize hanze, ahubwo ni urugendo duhamagarira buri wese kwitabira. Nzeri 2027. None se niki gituma iki kibaye igihe kidasanzwe Pastor Finnery? Ibi ntibisanzwe. Buri gihe mbyibazaho nanjye. Mu 2027 ni imyaka 2000 kuva Yesu abatijwe, kuva igihe ijuru ryakingukaga maze Uhoraho akavuga ati uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Twagiye tubwiriza ibyerekeye kugaruka kwa Yesu, kuza kwe kwa mbere no kugaruka kwe. Ubwo nibwo butumwa bw'itorero uyu munsi. One Voice 2027 ni izina ryacu hagati yacu. Muri iyi mpeshyi niyo nsanganyamatsiko y'ubukangurambaga tuzageza ku batuye isi, ariko hagati muri twe akaba ari One Voice 2027, igikorwa cya buri wese. Tekereza kuri iyi nshuro Syracuse, New York, Piccadilly, Londres, mu mutima wa Sao Paulo ndetse Mexico City n'ahandi, buri murwa mukuru wose zimagije abaturage muri iki gikorwa. Tuzakoresha kandi itangazamakuru rikomeye cyane kurusha ayandi yose ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga zawe bwite, Facebook yawe, groupe za WhatsApp musangiye na babyara banyu. Buri rubuga rwose ukoresha shyiraho. Buri gace kazahitamo abavugizi bako. Ntabwo turi kuvuga ku bapasitoro, turavuga ku barayiki bazigisha online cyangwa se iyakure no mu matorero. Ibi bishobora kuba birebire mu mvugo, ariko iki gishobora kuba igikorwa gikomeye cyane kivuga butumwa mu myaka 2000 ishize. Ntidusaba uwo ari we wese kureka ibyo yakoraga, turasaba kubyongera mu byo basanganywe ku bw'ababa bareba. Urufunguzo ni ukuri. Kora ibyo ushobora gukora neza, ariko bikorane n'abandi, ubikora ubigambiriye kandi uganisha kuri Yesu. Ni wowe rufunguzo rwabyo. Itangazamakuru rigomba gukora uruhare rwaryo, ariko Umwuka Wera niwe utuma bikunda. Mu mateka yose, igikoresho icyo ari cyo cyose cy'itumanaho ni igikoresho gusa, kandi ni igikoresho gishobora gushyigikira ubutumwa, ariko ntigishobora gusimbura ubutumwa. Yesu yaratumanukiye, nta gikoresho muri ibi yari afite, kandi imbuga nkoranyambaga ntizigeze zimushyira imbere ubwe i Yerusalemu nk'umuntu ukomeye muri zo wabashije kuzana impinduka. Yarimo kwihuza natwe gusa, yarimo atwereka impuhwe adufitiye ndetse n'urukundo, yarimo kwireherezaho abantu ngo bamukurikire, kandi yabashije kwigarurira icyizere.
itorero ryo muri Tokyo rishobora kwibanda ku ivugabutumwa ryo mu mijyi, naho itorero ryo muri Nairobi rigahitamo kwibanda ku gusana umuryango. Urubyiruko rwo muri Sao Paulo rushobora gukoresha indirimbo n'ubugeni, naho abo muri London bakaba bakoresha ubuhanuzi, amahugurwa y'ubuhanuzi. Ariko Yesu umwe, ukwezi kumwe, ubukangurambaga bumwe bw'abizera, ubutumwa bumwe ariko butanzwe binyuze mu mamiliyoni y'amajwi yihariye ndetse n'uburyo butandukanye. Ubumwe si impuzankano, ahubwo ni injyana nziza. Rero nifuzaga koroshya ibintu. Icya mbere ni ukumanura gahunda ku rwego rw'ibanze. Bavandimwe, inshuti bakundwa, nkoramutima zanditswe ngo TV Official, ndabashimiye cyane yuko mwateze amatwi iyi gahunda nziza y'itorero ryimirije imbere muri uyu mwaka wa 2027. Ibi mbibona byanteye kwibaza, mbihuza n'ibyo nasomye mu nyandiko z'ibanze, igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, paje 194, ahavuga ubutumwa bw'abamarayika wa gatatu, ndetse no kuri paje 204 ahavuga ishungura, ndetse no kuri paje ya 208 na 209 ahavuga ijwi rirenga. Nza kwibaza cyane, ahangaha havuga neza yuko ubu butumwa ubutumwa bw'amarayika wa gatatu aribwo buzasoza isi, kandi marayika uzaza kongerera imbaraga ubu butumwa azaza abwongerere imbaraga, bukwire isi yose, bwamamazwe ku isi yose. Hanyuma Yesu nibwo azahaguruka ahera cyane. Ibi nibyo bizatuma ahaguruka ahera cyane. Ibi bizateza ishungura, kandi ibi ngibi nanone nibyo bizaba imbarutso y'akarengane. Kubera iki? Kubera yuko kuri paje ya 211 haravuga ngo umuburo wa nyuma ukomeye warumvikanye ahantu hose, kandi wari warakangaranyije ndetse urakaza abatarashatse kwakira ubutumwa. Ubwo rero bavandimwe, ndagira ngo iki kintu mugitekerezeho. Mutekereze kuri iyi kampeni igiye gukorwa mu mwaka wa 2027, kandi mutekereze ku kigomba kubikurikira. Ubutumwa bwiza nibukwira isi yose. Matayo 24:24, Yesu yarabivuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Yarabivuze neza. None ubu butumwa ko bugiye kwigishwa isi yose, ko buzagera ku isi yose nta hasigaye, harya ubwo hazaba hasigaye iki kugira ngo Yesu ahaguruke ahera cyane asohoke? Harya hazaba hasigaye iki kugira ngo Yesu agaruke? Ko ubutumwa buzaba bwahetuye isi yose? Ni byibazeho. Tuzabiganiraho ubutaha mu kiganiro cyihariye nzabategurira. Imana ibagirire neza. Ariko nibutse abatarakora za gahunda zo kugira ngo baze mu muryango mugari, yuko bakwiriye kugira bwangu bagakanda subscribe, kandi iki kiganiro wakumva gikwiriye kuko gusangizwa abandi, ukagisangiza abandi. Ntabwo uzabyicuza, ahubwo uzishimira yuko wagize uruhare mu murimo w'ivugabutumwa. Uwiteka abagirire neza. Dusenga Imana. Urakoze Data, urakoze Mana ikiranuka, urakoze Mana y'urukundo n'imbabazi, kuko ufite kugira neza kwinshi. Ni wowe, kuko urwo rukundo warudukunze rwinshi rwatumye udutegurira iri vuna tugiye kwinjiramo. Ni wowe watumenyesheje ubutumwa bwawe binyuze mu mwana wawe Yesu Kristo. Akaba ari nawe Mwami Imana uri mu kudutegurira ubu butumwa kugira ngo bugere hirya no hino ku isi hose, kugira ngo imperuka ize, hanyuma tuve muri isi y'imburamumaro, ahubwo tujye iwacu heza. Ngaho rero Data, dushoboze kugira imyiteguro ikwiriye, turarike bagenzi bacu, tubakunde urukundo mvajuru, tubereke Mwami Imana, tubagirire imbabazi, tubagirire impuhwe, kugira ngo Mwami Imana tubashe kubereka aho bagomba gukirira. Maze Data wera,
tuzabashe kuzamukana nabo mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.